Ese wigeze wibaza niba hari umuntu ushobora kuba yumviriza telefoni yawe? Ese wamenya ko hari kode abantu bamwe bifashisha biba amakuru, bumviriza amajwi ndetse no kuyobya ubutumwa bwawe? Uyu munsi ndakwereka kode 10 z'ibanga zica zigakiza umuntu wese ukoresha telefoni akwiye kandi agomba kumenya mu isi tugezemo ya none. Nusimbuka n'agace na gato bishobora kuza kuguhombya. Usabwe kureba video yose ukayirangiza kugeza igeze ku musozo. Muhawe ikaze, muraho neza ku Burezi Rwanda TV, Ubalde official tugiye kubana. Rero ugambira ugeze kuri YouTube channel, kanda like, subscribe, ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni byaho. Aduhere kuri kode ya mbere. Kode ya mbere ni akanyenyeri urwego 0 akanyenyeri urwego. Iyi ni kode idufasha kubona IMEI na serial number bya telefoni yawe. IMEI ni nk'indangamuntu ya telefoni izwi nka international mobile equipment identifier. IMEI nkuko mbivuze ngo ni nk'indangamuntu ya telefoni izwi nka international mobile equipment identifier. Ino ni imibarwa, ari umubarwa ugizwe n'imibare 15. Iyo mibare 15 rero bitewe na simukadi zijya muri telefoni yawe ishobora kuba imibarwa 3, 2 bitewe n'umubare wa simukadi ziba muri telefoni. Niba simukadi yajyamo telefone yajyamo simukadi 2, ubwo haba harimo imibarwa 2. Buri mubarwa ubugizwe n'imibare 15. Imibare 15 ibihagarariye imyanya ya simukadi. Iyo telefoni yawe ibuze bifashisha serial number na ya IMEI bagatrackinga bakamenya ahantu telefoni yawe irereye. N'igihe wamagaye polisi nta simukadi ufite muri telefoni yawe, iyi niyo igera kuri polisi nkaho bahamagawe. Noneho iyi rero ikunze gukenerwa cyane iyo telefoni yibwe cyangwa ugiye kuyitrackinga. Iyi niyo kode ya mbere umuntu akwiye kumenya. Bijye kuri kode ya kabiri. Kode ya kabiri izwi nk'akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi ni kode idufasha gusuzuma niba nta muntu uri kutwumviriza amajwi yacu cyangwa kwakira ubutumwa bwawe cyangwa kuyobya call zawe. Iyo ubonye hari serivisi ifunguye utazi jya wihutira kuyihagarika. Mu byibuke neza turaza kureba kode ya byose ya rurangiza ya nyuma iri ku mwanya wa 10. Niyo mpamvu musabwa kugenda gake gake. Ushobora gushyiramo ibintu kubikuramo bikakunanira. Hano iyi kode ikora ite? Ikora tujye guturira munsi noneho kode umuntu yifashisha akora ibi twatumaze kuvuga byo kuyobya, kumviriza n'ibindi byo kuyobya ubutumwa cyangwa se kubona ubutumwa bw'abandi. Kode ya gatatu. Kode ya gatatu ni akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero ya telefoni urwego. Gute rero? Yo mfasha iyi kode ikintu idufasha mu guhuza simukadi 2 cyangwa zirenze 2 zikaba nyinshi. Abantu bamwe bakakoresha simukadi imwe noneho bakiba amakuru cyangwa kumviriza abandi bantu, bakamenya neza kwikoresha nabi bakamenya neza amakuru y'abantu bandi bavugana. Mujye mumenya neza ko gukoresha iyi kode nabi bigize icyaha gihanwa n'amategeko. Urugero, ngewe Ubalde official hariya hari undi umuntu witwa wenda Eric, ngewe mfasha telefoni ya Eric ndagiye nkandamo iyi kode akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero yanjye ya telefoni urwego mbyemereza kuri telefoni ye. Yavuze ngo nibajya bamuhamagara ntabwo yongera kubona ko bamuhamagaye, ahubwo ninjye urajya witaba n'ubutumwa kandi
bamwoherereje ni njyewe urajya ubwakira, kandi ibyo bintu mwumva ko bigize icyaha. Niyo mpamvu twari tubonye nyuma kode y'akanyenyeri urwego 021 urwego kari idufasha gusuzuma niba nta nimero itwumviriza. Kode ya kane ni akanyenyeri 31 urwego. Iyi kode ishobora gutuma udashobora guhamagara. Iyo ugerageje guhamagara bahita bakubwira ngo call ended. Ushobora hano kuba ufite abana mu rugo, noneho ukaba ushaka ko nibakinira kuri telefoni yawe bataraza gukora amakosa bakaba bahamagara umuntu utabishaka. Urugero, umwana ashobora gukinira kuri telefoni yawe bikarangira hamagaye nka bosi wawe, yagufata akumva n'umwana uri murakina, urumva ashobora kukuberamo ingaruka mbi. Iyi kode rero nicyo idufasha. Tugiye guhita tunarebera hamwe kode bikuramo. Kode ya gatanu ni urwego 31 urwego. Iyi kode ikoreshwa mu gukuramo ikibazo cyo kutabasha guhamagara cyatewe no gukanda akanyenyeri 31 igihe tuba twafunze kuba twahamagara, angasubizwe nka code barring. Kode ya gatandatu izwi nka rurangiza. Iyi ni kode idufasha izwi nk'akanyenyeri 21 akanyenyeri 0 urwego kuri telefoni yawe ya simukadi ushaka. Iyi kode ituma iyo baguhamagaye babwirwa ko telefoni yawe itariho, nyamara uri kuyikoresha igakoreshwa neza kandi mu guhisha call. Ahangaha biba igihe bimeze bite. Hari igihe uri nko mu kazi ariko udashaka gufunga telefoni yawe, udashaka no gushyiramo do not disturb, noneho woweho ugafungura ugakanda kano gakode, abantu bajya guhamagara nimero yawe nticemo kandi kuyikoresha. Mwibuka neza nababwiye ngo ku mwanya wa 10 turasanga kode iraza kudufasha gukuramo ibi byose, kandi niyo yarurangiza ikomeye kurusha izindi y'isose. Urumva aka kode atari keza, banza wandika muri comment ati ndagukunze Uburezi Rwanda TV, cyangwa se mugire ngo nta gishasha nari nabona. Tugeze kuri kode ya 7. Kode ya 7 izwi nk'akanyenyeri 61 urwego. Iyi kode idufasha kumenya niba call zacu zaba ziyobywa igihe telefoni baduhamagaye ntitwifate. Bajya baduhamagara ntidufate telefoni, ahubwo twatinda kuyifata igahita yitabwa n'undi muntu. Kode ya 8 izwi nka urwego 21 urwego. Iyi kode ikoreshwa mu guhagarika serivisi ya yindi ituma abantu bahuza simukadi ebyiri cyangwa se zirenze ebyiri. Kode ya 9 ibanziriza ya nyuma. Iyi kode idufasha kureba niba call zacu zaba zumvirizwa cyangwa se zikayobywa igihe telefoni yacu yazimijwe cyangwa se itari ku murongo, idafite network. Noneho tugeze kuri telefoni ya 10 ari nayo ya nyuma. Iyi ni kode ibanzirizwa n'imwe ngiye kubanza kuvuga y'urwego 002 ikuramo ikifitanye isano cyose no guhuza simukadi ndetse na call forwarding. Noneho iyi rero yakanye y'urwego 004 urwego ariyo ya 10 idufasha guhagarika serivisi zose, yaba ziriya zo guhagarika guhamagarwa, uza amasimukadi, byose ushaka kubivanamo uhita uyikanda. Nawe niba ufite telefoni ikande, uraba ukoze ibyo byose. Kode zo kwibukiranwa ni y'akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 21 urwego, ndetse n'iyi y'akanyenyeri urwego 00 urwego 004 urwego.
rero iyi niyo kode ikomeye kurusha izindi, ikuramo serivisi zose kuva kuri kode ya mbere kugeza kuri kode ya 9 ngo twazibonye. Ni nziza kuyikoresha kenshi kugira ngo wirinde kuba wakinjirirwa. None rero nababwira ngo murakoze kudukurikira ku Uburezi Rwanda TV ya Ubalde official. Niba hari indi kode uzi cyangwa wari usanzwe uzi, yidusangiza hano muri comment. Wibagirwe ukanda like, usharing inshuti zawe cyangwa se uzisangize, ndetse ukande na subscribe ku Uburezi Rwanda TV, tujye tubana igihe cyose mu masomo nk'aya ngaya. God bless you. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.